Hello, turabasuhuje kuva muri BCN tubifuriza amahoro y'Imana ava ku mwami wacu Yesu Kristo kuko he is the reason behind the season. Hallelujah. Tubahaye rero ikaze hamwe n'abandi turi kumwe. Reka mbemberere mubarebe nubwo ntarabaha ijambo ariko murabona ko nanjye mbafitiye gift. Gift ya Christmas. Christmas is about gift. Dufite reka mbere hano. Nabibwira. Hello, njyewe ni Tina. Yes, Tina. Hi. Hello, Grace Gaga. Hello, Deborah Yela. Amen, amen. Nukuri aba bose Tina, Lydia, Gaga and Deborah Siela na Nadej from BCN turabasuhuje. Murabona ko uyu munsi ni studio BCN au féminin. Au féminin kandi ahantu hari féminin buriya haba hari life. So we are about to push life out in the name of Jesus. So uyu mugoroba dufite ikiganiro kiri interesting, dufite ikiganiro kijyanye na season. Turashaka turinjira porepora rya tariki zingahe? 20. 5 days to go mbere ya Christmas. So urabona turi muri eshofuma nyine tuje kubivugaho kugira ngo tuzabyinjiremo twabivuzeho sibyo se? Yes, mutubwire Christmas rero. Christmas is a celebration. Christmas, there is a man behind Christmas. Twizera uwo ni Yesu Kristo. Ariko hari na Christmas ni igihe cy'umuryango, ni igihe cyawe bwite cyo kugira ngo wisubiremo urebe uko ubanye n'uwo mugabo. Ariko ni igihe cy'umunezero mu muryango, ni igihe cya fete, ni igihe cyo guteka, cyo gusohora uturesete twaya masalade. Ni igihe twakaviande kumutse n'agatose. Yes, hari ukuntu rero byagendaga Christmas. Uyu munsi turashaka kubibutsa mu miryango. Kera? Yes, kera hita dutangirira tubwire neza back in the days Christmas kwa ba Lydia byari byifashe gute? Bonereho no kubifuriza Christmas nziza kandi kameme. Yes. Noheli ariyo Christmas navuga ko byari byishimo. Ikintu nibuka nuko batuguriraga imyenda mishya. Rwose wabagura isirku ugomba kuba ufite agakanzu gashya cyangwa agapantaro gashya. Icyo cyabaga gihari rwose kivivuye. Ikindi nibuka twararyaga twari dusanzwe turya ariko icyo gihe nyine yabaga ari uguhura k'umuryango tukarya tugasangira kanyama kumutse n'agatose. So byabaga ari ibyishimo, ari umunezero, wumva nyine Noheli ahantu hose no muri quartier wumvaga Noheli ari nk'ikintu gihumuye kabisa. So byabaga ari umunezero ahantu hose. Wow, reka nje kwa Tina. Christmas kwa Rwamungu. Nyine Christmas yabaga ari igihe cy'umunezero. Nibaza ko sinzi nk'aba wenda ariko byenda gusa cyane mu mujyi, abantu bakora ibintu bimwe. Ngiye mu muryango wanjye twari abakatolike nubwo byaje guhinduka. So Christmas twagomba kujya mu misa, hanyuma of course kwambara neza ni obvious. Na hajya mu misa ubwo abana babaga bamereye n'ababyeyi. Umwenda njyewe ndashaka iyi mukavuga iyabaga igezweho. Hanyuma n'agasapa twaragiraga icyo bita ikirugu akana Yezu, so tukajya mu misa Urategereza kakarira. Tugarika kandi ka minwi. Donc hari icyo kintu cyo kumva yuko ni umunsi udasanzwe kujya mu misa, gukora sapin, tukaba excited kwidekora nyine, gushakisha utuntu nubwo bitabaga bigize ariko yabaga ari sipure mwaciye muri quartier ariko bikaba ari byibura akantu mukumva nyine ni igihe kidasanzwe. So Christmas was like that. Ibyo
nakuze mbona. wow aka nostalgique ga cyari igihe cy'umunezero cyo kugurirwa imyenda wumva ko rwose bazatugurira imyenda mishya abantu tukabatumira na nimugoroba papa akadusohokana sherando n'ahandi hasa gutyo hasa nkaho nabumvise hano mu bisubizo reka twigire kwa mwarimu. njyewe ntabwo bitandukanye cyane n'ibyo mwavuze ariko ikintu nibuka la veille urabyuka ko ubundi le 24 burya niwo munsi wabaga ukomeye kubera ko mwabanza kujyaga mu misa mukarindira nyine ko kana Yesu kavuka. hari ahantu nibuka ko twakunda kujya n'ababyeyi n'abana babo habaga bamaze gufungisha amagift noneho aho hantu wahagera bakakubwira ati Père Noël icyo gihe ati hari amagift bateguriye abana kubera ukuntu bitwaye neza n'iki nawe ukabuzi ko uwo munsi uri butahane gift ukagenda wagera mu rugo ugafungura ukabona nyine ibintu n'ibintu bidasanzwe ukabona mbese uwo munsi bawugize umunsi wo kongera kukwereka urukundo kongera kukwereka ko bakwishimiye. donc kuri twebwe yari umunsi umuntu akunda cyane ko yabaga azi ko ari butahane impano kandi ari buriye neza. wow impano kurya neza icyo byagarutse muri benshi kandi navuze ngo ni igihe cya celebration urumva no ku mwana gift nyine akantu gashyashya udukanzu dushyashya kwa Lydia twa papa Ramunda akarugu cyane ko bavugaga ko ari n'umunsi mukuru w'abana. that's true nibyo kandi n'ubu ngubu bajya babivuga ko Noel quand même niyo munsi w'abana niyo munsi mukuru w'abana hanyuma bonane ibigugu bigahaguruka. twege iwacu mana yanjye ntimumbaze icyiza nuko ari jye ubaza. twege iwacu vraiment sinibuka misa ego cyakoze uwo munsi baduhaga permission kujyana n'abaturanyi mu misa. ariko quand même hari agasouvenir ko wabonaga ibintu byahindutse muri quartier iwacu ntibakundaga amasukari ariko quand même kuri Christmas ka fanta quand même kabaga kembewe no gutembera kubera ukuntu habaga hari ambiance ya fete quartier rwose gukina party mode kuri Noel nyine nisizo abantu bose bimeze nk'ababaga babaye abantu beza ura n'umuntu wese Noel nziza Noel mbese donc umuntu yaba uwo muziranye cyangwa uwo mutaziranye ubonaga hari spirit ya joy abantu banezerewe kurenza indi minsi yose. wow niyo yarindamukanyo nziza umwaka mushya n'ubu yase ko twatangiye kubusuza Noel nziza kandi taraza harasa neza mu mujyi ikoze kwa Lando se urebe niba mutagezeyo na Kigali birashyushye reba mu mujyi wagendayo gusa aribyo bikujyanye ugiye kureba decoration like we can really feel the season wakumva ukuntu bimeze. so wumva ibyishimo wumva fete wumva party rwose Imana ishimwe duhaye amahoro yo kugira ngo du celebrating Noel mu mutuzo. I can just imagine igihe cya Noel hatari amahoro cyangwa hatari umutuzo mu gihugu yaba ari agahinda. so Imana ishimwe rero no kubw'amahoro uyu munsi dufite kubwa Noel ariko uyu munsi kandi ne kubabaza mwebwe mufite za families kamere hano mu bari kuganayo Noel nk'umukristo navuze ngo Kristo niwe inyuma yabyo ariko se kandi nubwo ukijijwe hari akantu kaza ubu ngubu wumva umerewe muri iyi season ya Noel n'iki ukunda muri iyi saison ya Noel December umwaka urangiye wumva umeze gute? Urakoze Nadeje muri mbere nakubwiye ko yumva nyine byari celebration twishimye ari byo ngibyo abantu bose nyine muri icyo Kigali nta nubwo numvaga impamvu nyine nari ko Noel ari ikintu nyine cyo byageze bya bindi byo kwishima byo kubona gift byo kurya neza byo gusohoka sinuvaga ari byo ngibyo ariko uyu munsi nk'umukristo byarenze ibyo ngibyo. uyu munsi ni byongera kumpa ishusho y'urukundo Imana idukunda. Amen. nkavuga Imana yatanze umwana wayo kugira ngo kuko iyo atavuka ntiyari kudupfira. nkibaza ngo nkavuga ngo Mana ndagushima kubw'amahoro ndagushima kubw'ibyo mfite kuko ibyo byose mfite mbikesha Yesu.
kandi Yesu iyo ataza kuvuka ntibyari gukunda. Uyu munsi rero ntabwo fete nziza byose ni byiza nabikora ariko mbikora mvuga ngo Mana ndagushima kubw'impano nziza waduhaye. Yes, kuko Noel rekeza ko le 25 décembre si byo koko exactement siho Yesu yavuze, ariko Imana ishimwe kuba dushyiriyeho uwo munsi wo kubyibuka wo kwibuka ko Yesu yanavutse, tukibuka n'icyo yakoze mu buzima bwacu. So rero iyo celebrating Noel uyu munsi birenga ibyishimo, birenga imyenda, birenga n'ibiryo, bimpa ibindi byishimo biri imbere by'ubuzima mbayeho. Imana, urukundo rw'Imana nkarwumva, kandi bikamfasha niyo nabikora, niyo najya muri restaurant, niyo nagura umwenda kuri Noel nkavuga Yesu ndagushima kubwo wemeye kuza kuducungura. Amen, amen. Yes, Tina. Yeah, what's your feeling? Umeze season. I should say I like Christmas. Ni igihe rwose numva kiryoshye kubera ko yabaye symbole yo kwegeranya imiryango. Ni igihe n'ababa hanze usanga bataha gukora Christmas en famille, abana baba bari muri vacances, so ndabikunda kuko it brings together family. Ikindi ariko nabikundiye cyane nuko nk'umukristo nk'uko babivuze, kubera ko nyine tuba turi kwibuka icyo ducelebre no kurenza ibyo birori dukora inyuma, ndavuga ngo wow, ni opportunité yo kubyibutsa nabo mu muryango wanjye, kuko ni igihe nta muntu wapfa gutumira kuri Noheli ngo ntazi, n'aba bandi babaye busy, ahapfa kuba hari feti byo kurya byiza, people will come. So nkavuga nti une bonne opportunité yo kubwiriza abantu, kubabwira ngo it's family time, ariko hari ubundi ikibidutera n'iki. So rero icyo excitement ngira nuko kuntu duhura akenshi no mu miryango yacu, soit kuri Noheli cyangwa bonane, haba toujours wenda ugasanga murahuye muri famille y'umupapa y'umumama, ubu twe turi marié, imwe mukajya kuri side y'umugabo wawe, ubundi wanyu. So nkavuga nti I will make sure ko tutarya gusa, tutabyina gusa, turi bugire umwanya w'ijambo ry'Imana. So ikaba opportunité yo kubwira abantu ko Yesu niwe mpamvu yo kubaho kwacu. Amen. Ko kuba yaraje dufite ubuzima, so ukinvitinga n'abandi kumugira wabo, ukanamubyinira ariko unanezerewe. We just put the good dress code. music, Njya nibuka hari igihe kimwe twayiteguye n'andi mafamili na dress code n'abana na gift ibyo bindi byose, ariko ukaba uvuga uti I will make sure yuko kuko noneho harimo hatarimo n'abakristu, twebwe twizera turi bubibanduze. Kuko bo bamenyereye just nyine Père Noël n'ibisa nabyo, ariko se nyuma yabyo. Ukuvuga ngo biraryoha kubera ko inside ufite the reason akagera na season, urumva umunezero wa kera, amata babyaye amavuta. So birushaho kuryoha. Ukuvuga ngo iyi season nk'umukristo byakagombye kuryoha kurusha, nubwo buriya n'abapagani ba celebrating nyine Noel, Christmas season kubera ko ari season, ariko iyo ufite na reason behind, uzi nawe n'umuntu uri inyuma ugufasha, ufata iyo opportunité yo kumuselebratinga. Nibyo se Deborah? Wenda icyo nakongeraho aho nuko iyo wakijijwe, donc hari akandi gaciro n'uburemere ubiha kurenza ko wabihaga, kubera ko ijambo ry'Imana ndiyo rivuga ngo whether you eat, whether you drink, do it for the glory of God. Waba urya, waba unywa, ubikore kubw'icyubahiro cy'Imana. Ariko mu by'ukuri umbajije kiriya gihe nimba natekerezaga iby'icyubahiro cy'Imana, simbihamye kuko hari ubumenyi cyangwa connaissance nari ntaragira. Ariko uyu munsi wa mugani tuvuga ngo reason ni Kristo. Noneho ibyo nkora wa mugani ndya, nambara neza, ntumira abantu, glory of God, no kuvuga ngo no kumenyesha abantu koko raison iri behind uko celebration, kuvuga Kristo, kumva ko nanjye ni nko kuvuga ngo ukuntu umuntu njya mbifata nkaho nanjye Christmas ari nka anniversaire yanjye, kwa ko Yesu yaje mu isi, ariko mu isi abantu siko bose bamwemeye, ariko abamwemeye tuzi neza ko ijambo ry'Imana rivuga ngo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Rero
igihe Yesu yakavutse mu mutima wanjye. Ni ukuvuga ngo Christmas uko twibuka ivuka rya Yesu birenze ko yavukiye abantu, yavukiye isi yose, yavutse no mu mutima wanjye. Numva bihaye iby'agaciro cyane. So nkuko rero Imana yangira ubuntu bwo kugira umuryango, no memory nshaka creating si y'ibiryo gusa cyangwa n'agakanzu n'agakabutura, ahubwo ndashaka creating a memory iri godly. Memory ivuga ngo whether you eat, whether you drink, do it for the glory of God, wibuka ko hari umuntu waje kugupfira kugira ngo ube mu byaha. Donc nkahora mbyibutsa abo bantu cyangwa abo natumiye cyangwa aho nagiye kugira ngo celebration igire koko meaning yayo. Amen. That's a good plan. Ndumva kabisa Noheli iwanyu rwose bigiye kuryoha kurushaho, kandi Imana ishimwe for the generation after. Bazaba bafite souvenir, bazaba bafite memories zirimo ibintu byiza, zirimo izo gift, ariko zirimo na who made it, ninde watumye biba. Umukobwa wanjye arimo arambwira ngo what am I gonna get for Christmas? Mfata umwanya nyine nubacokoza ni wakoze ikize ngo ubone Christmas. Ndagase, why do you want a gift? Do you deserve a gift for Christmas? Kuchisi akurumva bikaba umwanya wo kubitekereza. Even if she gets a gift, namubwira ngo umuntu ugenzi wakoze ikintu kuri Christmas ahubwo tukwiye guha gift. N'umuntu yaje akaza akavuga nk'umuntu kandi yari Imana. Jesus came akaza agaca mu mubiri w'umuntu, like he deserve. Mbona bibakoze aravuga ati ariko se tumuhe shoes se yazambara. Nese are we gonna give him sweets? Yazirya se tumuhe sweets yazirya. Ndambwira ariko Yesu yaravuze ngo ushobora kugira ubiha ukabura muhaye. Ushobora kugira uhizo nkweto ukabuhaye Jesus. Ushobora kugira uho iyo sweet ukabuhaye Jesus. Ushobora kugira uho mwenda ukabuhaye Jesus. So Christmas again, it's also a season of giving, of sharing the joy, kuko is not only about being kwishima gusa, ariko nakunze kuntu mwese mwagarutse ko ari igihe cy'umuryango, ni igihe umuryango ugomba guterana, ariko also na humanity as umuryango, ni igihe cyo kugira neza, ni igihe cyo kwibuka babandi badafite ababyeyi mukabagirira neza, ni igihe cyo kubiba muri babandi batagira imiryango mukamwimvita nawe akaba yarya wa mugani kuri uwo muceri n'izo nyama, ariko kamubwira ko Yesu agira neza, ko Yesu adukunda. Yes, gaga nabonaga ushaka kuvuga. Numvaga navuga nanone ko ni igihe cya Thanksgiving. Ishimwe rwose riba riri mu mutima kubwo Yesu kwitanga ku bwacu akaza mu isi, tukamumenya, bamwe bakamwakira bakamumenya bakamuhokonesa. Rero bitandukanye cyane nyine nkuko mwabivuze nawe mafete twagiraga yandi, noneho n'umunezero udacogora cyangwa udashira, ahubwo dukomeza nkuko uyu munsi umuntu agira umwaka kumva aranezerewe ariko akumva afite n'izindi plan, niko umuntu arushaho gukunda n'uwo Yesu. Rero ni igihe cya Thanksgiving, no gusubiza amaso inyuma ibyo aba yaradukoreye tukamushima koko, ndetse tukamubwira nabo turi kumwe. Uvuze ikintu cyo gusharinga, ntekereza ukuntu ku mateleviziyo menshi barabyerekana ukuntu mu maorpheline abana baba babasuye ku bitaro. Ni igihe rwose cyo kutaba urumwe, ahubwo kuba twasangira na benshi ku byo Imana iba yaraduhaye. Amen. Ibintu byiza Imana yadukoreye, it's really kubitararemye umuntu mu isi ngo abe wenyine. Yaremye umuntu kugira ngo abane n'abandi. We created n'uburyo tumeze, we are really created to fellowship. Amen. Rero Yesu Kristo niwe jambo. Jambo ry'Imana riravuga muri hano ngo imbere na mbere hari jambo uwo ngiwe yari Imana. Rero hari jambo shaka kubasangiza, wenda before you just put a last comment kuri iryo ndabiswa ariho mwagendera, riri muri Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5. Ndashaka nawe niba udukurikiye dusangira iryo jambo kugira ngo rirakumvisha really who is that reason for the season. Yo bavuze Yesu ninde, ariko nkunda cyane iri jambo muri Yesaya riravuga ngo nuko umwana yatuvukiye. Amen. Umwana yatuvukiye, duha umwana w'umuhungu.
ntabwo ari wa wundi ni umwana w'umuhungu ariko umva ukuntu ameze ngo ubutware buzaba ku bitugu bye Amen. azitwa igitangaza haleluya umujyanama urashaka igitangaza urumva twavuze ni season ya giving sharing but ni also season of miracles mu maso y'abana yabonye ya gift ayifungura as a miracle kuko ni ikintu atari yiteze ariko Yesu ni igitangaza kitari gitatambuka umwanya mutoya nka gift ariko ni igitangaza ni umujyanama umwaka urarangiye hari ibintu utekereza gukora hari ibintu uri kuprojeta abantu baba bakora plan z'imyaka ukurikiyeho rero iyo ukora plan ukeneye umujyanama Yesu niwe mujyanama Jesus the reason behind the season niwe counselor ukeneye niwe mujyanama ukomeye ijambo ry'Imana kubanza ngo ni Imana ikomeye amen kuba utagira Imana biragatsindwa ariko kuba ufite Imana none ukagira Imana ikomeye birakabyara ya ni Imana ikomeye ni data wa twese uhoraho amen amen kuko tugira abapapa arabapapa batambutse badukundaga baduhaye ayo magift that we can remember even in this season some of us ariko batahoze ariko ngo ni data wa twese uhoraho you can celebrate Christmas n'uwo mupapa uhoraho atazigera gusiga you will share joy eternal n'ubu buzima bwo mwisi murangira muzabana nawe mu buzima bw'iteka amen amen harangiza ijambo twahereye avuga ngo ni umwami w'amahoro amen umwami w'amahoro tumaze tuvuga ngo shalom umwami w'amahoro amahoro akugeraho mu mwuka amahoro agera mu bugingo bwawe akagera kuri amarangamutima yawe akugoye akagera muri bya bitekerezo byawe wumva bijagaraye cyangwa wumva biri kwense kubera ko hari ikintu ushaka kugeraho hari goal utarachivinga ariko Yesu niwe mwami w'amahoro ndasenga ngo iyi season amahoro akugereho muri soul yawe cyangwa se mu bugingo bwawe ni umwami w'amahoro mu mibereho yawe ni wa wundi niwe wazana wamugana ko provision icyo giceri uri gushaka iyo nzu wamugana ushaka gutaha umwaka utararangira uwo mwami w'amahoro yageramo akazanamo amahoro kandi akaguha n'ibyo ukeneye byose ni umwami w'amahoro mu mibanire ni igihe cya reconciliation guhura kw'imiryango hari aba batakivugana hari abafite ibyo bapfa ariko Yesu umwami w'amahoro in this season turasenga ngo abe ari we yaporta amahoro mu miryango azane the real shalom mu miryango mu makapos mu bashakanye mu babyeyi n'abana wamugani ngo nugarura umutima w'ababyeyi ku bana umutima w'abana ku babyeyi niryo sengesho ryacu and I will go ahead mbahe na mu mwanya kugira ngo mugire isengesho muvuga mugire icyo mwatura mugire impamba musigira abantu in this season ariko humura ntabwo ari ubwa nyuma tuzagaruka tuvuge how do we celebrate Christmas as Christians tubibyinye gute tubiriye gute tubyambaye gute very interesting turagaruka season 2 turaje tubivugeho ubu ngubu kameme muhabana imigisha kugira ngo kameme bazaze bamerewe neza Yesu atangira abakoreho amen amen go ahead turabifuriza Noheli nziza uwo mwami w'amahoro abamahoro adashira turamwifuriza ko yagira mu buzima bwanyu mu miryango yanyu mu byanyu byapfuye mu byanyu bidafite amahoro n'ukuri uyu mwaka ntuzabe nk'indi myaka yose yatambutse Joyeux Noël witeka bagirire neza kandi rwose apfumbatura igipfunsi cye ahaza ukwifuza kwanyu kose mu izina rya Yesu Kristo amen ati nababwire we wish you a Merry Christmas we wish you a Merry Christmas we wish you a Merry Christmas and Happy New Year yes so icyo tuvuga nicyo ni ukuvuga ngo Christmas it's a love time turabifuriza yuko uko abantu begerana basharinga wumva urukundo rw'Imana rukugezeho kuko Yesu niwe mpano y'urukundo twahawe niwe mpamvu ya Christmas rero turasenga ngo uko iyi season igira ntube depressed ntube wa wundi uri kuvuga ngo noneho ngewe nta cash mfite noneho ngewe nta biryo mfite ntago bansohokanye ngewe ntabwo nambaye umwenda cyangwa se iyo pression y'ibintu
imana ikurinde ahubwo iguhe kumva urukundo, iguhe abakwifuriza ibyiza, iguhe abanezererwa nawe, wumva urukundo rutuma umenya ko Yesu niwe mpano iruta izindi. Amen, amen. Deborah Siela. Joyeux Noël. Ndabifuriza, bavuze byinshi ariko nakunze ko muri Yesu harimo whole package. Donc iyo package yose tutasobanura. Ufungure iyo gift, ugire gutyo ufungure, wabuze amahoro, wabuze umunezero, wabuze igiceri, iyo wrap iyo gift ya Yesu uyakire maze ugubwe neza kandi urangize umwaka neza. Amen, amen. Murakoze cyane. So twese turababwiye ngo Merry Christmas. Reka Yesu umwami w'amahoro abasure, abagenderere, abahe shalom, amugani na zowe, ubuzima bwuzuye, amahoro yuzuye. We love you. Bye. Bye.